urugo si ibintu, urugo si ahantu, urugo ni ukuntu, uburyo mubaho. Abashumba dukunda iyo tubonye umukobwa umuhungu yarengeje imyaka 20 yageze muri 30 cyangwa yarenze, dukunda kumushyiraho igitutu atari ko bite. N'ababyeyi tujya tubigira, ariko njyamo bati mujye mundekera abana, igihe cy'Imana kigeze biraba. Igihe cy'Imana kigeze, Imana igena ahantu, igena umuntu, igena n'ukuntu. Yewe nubwo utazi kuvuga amagambo menshi, ishaka imvugo uzakoresha uwibwira akabyumva. Senge wamuha kubwiriza, nimumara n'imyaka 5 nta uramuha kubwiriza, uzamenye ko wajuje kumusenya. Niba wabukiri hano wibaza ngo ariko Rodine, ariko Bernard, wibaza ugenda uyu munsi unywa amazi uryame, kubera ko Imana isohoje icyo yagambiriye. Hari ibintu 6 mvuga mu magambo yihuse bisaba kugira ngo uyu muryango wanyu ukomeze umuryango mwiza. Ibintu 6 mvuga ni amagambo yoroshye gufata mu Cyongereza. Paye uyu munsi kandi duhujwe n'umunezero w'ubukwe bw'abana bacu Mwiseneza Bernard n'uwamahirwe Rodine. Katubasabe bagejuru kugira ngo tubakire. Ndabiza abandi mwese mwakiriwe nabo bagejuru kugira ngo barambure ibiganza badusuhuze, natwe dukomere Imana amashyi tubakira, dushimira Imana ku bwabo. Bagihagaze imbere ndashaka kuba barangira bwa nyuma. N'abakristo bacu banyuze mu nama mpuzabikorwa baganira n'abashumba, bagira umwanya wo kwerekanwa mu itorero aho babarizwa, haba Kabugavire yaba no mu rurembo rw'uburasirazuba, Kabarondo, haba no mu miryango bagiyeyo, bose babatangira ubuhamya. Uyu munsi rero ndashaka kongera kuba barangira kugira ngo niba mukibahamiriza nk'itorero ko uyu munsi mubatangira ubuhamya ko twabashyingira, mubihamishe kurambura ibiganza byanyu. Se muracyabahamiriza? Murakoze cyane. Kandi itorero ryacu rishyigikira ko ubukwe buba buhuje imiryango. Hari gahunda zikorerwa mu miryango, abana bacu bagasezerana mu butegetsi bwite bwa leta. Mbere yuko tubashyingira rero nabyo tubanza kubibaza, turashaka guhagurutsa uhagarariye uruhande umuryango wa Bernard kugira ngo ajye juru. Umuntu waje hagarariye umuryango wa Bernard najye juru kugira ngo aduhamirize ko ibyagomba gukorwa byose byakozwe. N'uwaje hagarariye umuryango wa Bernard najye juru, n'uwaje hagarariye umuryango wa Rodine nayo najye juru, kugira ngo tubanze tubashimire nk'imiryango. Ariko ni mu bakomera amashyi mu bashimire. Kandi n'abakozi b'Imana bose ntabwo batuzanira abageni hari ibintu bibura. Turabashimiye cyane, Yesu abahe umugisha. Rero dusabe aba bana bacu bongere bicare kugira ngo twumve ko ijambo ry'Imana ritubwira kijyanye n'uyu mwanya twajemo uyu munsi wa none. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana duhereye mu Itangiriro. Impamvu ariho duhereye, iki gitabo cy'Itangiriro kirimo amakuru, kirimo kandi amateka, kirimo n'ubuzima bwerekana uburyo ibyo tubona byose byabayeho. Kandi uyu munsi nabwo ni umunsi Imana igiye kurema ikindi kintu gishya kitegeze kibaho. Turi hano twese nk'abahamya b'ibyo Imana igiye gukora mu ngobyi ya Edeni. Umurimo yakoze uyu munsi yacyawukora, ariko inyuze muri twebwe. Niyo mpamvu ubu turi hano uyu munsi kubw'umugambi Imana ifite bwo kurema umuryango wa Bernard na Rodine. Iri jambo dusoma mu Itangiriro ibice 2,
umurongo wa 18 bavuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umurongo wa 21 Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Muvuge ngo amen. Uyu munsi ntabwo twavuga ibintu byose bijyanye n'urugo n'umuryango. Ndabizi ko Bernard na Rodine bagize umwanya w'inyigisho zibategurira gahunda y'umuryango bagiye kubaka, ariko icyo nshaka guheraho, turashimira Imana. Imana ishimwe cyane ko mu byo yagambiriye, mu byo yateguye n'uyu munsi w'abana bacu. Ndabizi iyo bigeze muri aya masaha kubukwe buba bwatangiye mu gitondo, bamwe bazindutse, hari igihe ubunaniwe, ariko nguhamagare ubwire ngo uyu ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi ukomeye mu mateka y'umuryango, haba umuryango wa Kalisa, haba no mu muryango wa Nirora, kuko uyu ni umunsi Imana ije kurema ikindi gisekuru kivuye muri bo, yerekana ko ifite umugambi wa none n'uw'ejo hazaza. Na niyo mpamvu tubanje gushimira Imana yateguye uyu munsi. Cyambere rero shaka kubwira ari mwe muri aha, ariko by'umwihariko Bernard Mwiseneza n'uw'amahirwe, ni ukubabwira ko kuba muri hano ni uko ari umugambi w'Imana. Kubaka urugo, kubaka umuryango, kubaho kwawo nk'uko twabibonye mu itangiriro, ni Imana yabigambiriye. Ni Imana yabonye ko ari byiza ko umugabo n'umugore, ni Imana yaremye umuntu ibona ntakwiye kubaho wenyine, igambirira umuryango. Na niyo mpamvu igihe cyose ugiye kubaka urugo, ni byiza kumenya ko inkomoko y'urugo wubaka ntabwo ari si igitekerezo cyawe, ngahari ejo nugira n'ikibazo wibaze ngo byagenze gute. Kubaka urugo, kubaka umuryango ni umugambi w'Imana. Bene data, muri hano uyu munsi mwubatse ingo, ni byiza kumenya ngo burya urugo nubatse ni Imana yabigambiriye, ni umushinga Imana yatangije. Ndabizi ubu iyo Bernard na Rodine baganira, niyo bavuze amakuru, baba berekana uburyo bahuye n'uburyo bakundanye, ariko Imana niyo ikagena uburyo umuntu azabaho, ikagena igihe, ikagena ahantu, ikagena n'ukuntu nuko muzahura. Ukibaza uburyo Bernard yahuye na Rodine, ariko Imana igena igihe, ikagena n'ahantu, nuko izabigenza mu mugambi wayo. Rimwe abashumba dukunda, iyo tubonye umukobwa, umuhungu yarengeje imyaka 20, yageze muri 30 cyangwa yarenze, dukunda kumushyiraho igitutu atari ko bite. N'ababyeyi tujya tubigira, ariko njyamo bati mujye mundekera abana, igihe cy'Imana kigeze biraba. Igihe cy'Imana kigeze, Imana igena ahantu, igena umuntu, igena n'ukuntu. Yewe nubwo waba utazi kuvuga amagambo menshi, ishaka imvugo uzakoresha uwibwira akabyumva. Kandi nubwo waba umenyereye guhakanira abantu bose, uwo munsi ntibisaba ko wakubwira amagambo menshi, iyo babikubwiye urabyumva ko ari wowe ubwiwe. Uyu munsi rero ni umunsi turi hano kugira ngo dushimire Imana ko ariyo isohoje umugambi wa Bernard ndetse na Rodine. Imana ishimwe cyane. Iyo muganire bakubwira ko bakundanye, ariko buriya kuba Rodine ugiye kubana na Bernard, ntugire ngo ni impamvu y'urukundo rwinshi wamukunze. Ni byiza ko mukundana. Bernard, ntugire ngo nuko Rodine wamukunze urukundo rwinshi. Wasanga ukoze urutonde rw'abahungu bakunze Rodine,
wasanga ukoze urutonde rw'abakobwa bakunze Bernard, yewe wasanga hari n'abagiye gusenga bafite izina rye, yewe wasanga hari n'abarwaye indwara bayitewe n'uko amukunda. Sinigitangaza ko wasanga na hano hari ugihari. Ariko impamvu ibyo byose bitakunze nuko ntabwo byari umugambi w'Imana. Niba waba ukiri hano wibaza ngo ariko Claudine, ariko Bernard, wibaza ugenda uyu munsi unywa amazi uryame, kubera ko Imana isohoje icyo yagambiriye. Imana isohoje icyo yagambiriye. Na niyo mpamvu ibintu Imana yagambiriye ntawe ubyica ngo bipfe. Niba wasanga umaze umwaka umutima wababajwe n'umuntu wakwanze, nta muntu wanga iby'Imana yagambiriye. Ujye ugenda utuze, kubera ko nta kintu kiburizamo umugambi w'Imana, nta kintu kiburizamo inzira n'imigambi yayo, kuko ibyigambiriye ibishyiramo imbaraga zayo. Uyu munsi rero kuba Bernard na Claudine nabo bicaye hano, mureke Imana tuyikomere amashyi, tuyishimire. Imana ishimwe ibyigambiriye, ibyo yibwira, ibyo ishaka no kubikora irabikora. Haleluya, Imana ishimwe. Kandi ntabwo umugambi w'Imana ari ukugira ngo Bernard na Claudine bicare hano uyu munsi twebwe twagira ngo irawusohoje, kirawutangije, kuko uyu munsi itangije urugendo igiye kugendana nabo. Na niyo mpamvu uyu munsi nongera kubabwira ngo mu buzima bwanyu mubane nayo, kuko mu gihe bano bantu bose badahari Imana izaba ihari. Mu gihe bano bantu batabumva Imana izaba ibumva. Mu gihe bano bantu batakusanya ibyo kubafasha nk'ibyo bakusanije none, Imana ni umutunzi wa byose. Mwazisanga mu gihugu n'ahantu bano bantu batari, ariko Yesu azaba ahari. Uyu munsi rero ni ukubabwira ngo Imana irabahuje kugira ngo itangire urugendo ifite mu buzima bwanyu. Mwebwe mutazi aho ruzagarukira, ariko Imana yo izaho izabageza. Nari ndi kubabwira ko urugo, umuryango, ni byiza kumenya ko nyirarwo, fondateri warwo, kandi bikora mu gihe cyabyo, ni Kristo. Cya kabiri, umuryango cyangwa urugo ruva mu rukundo Imana idukunze. Bernard, kuba wicaye ahangaho uyu munsi, bano bantu bose baraha, buriya iya korari uyu munsi yaje hano nta kindi giteranijemo, ivuze ngo tugiye mu bukwe bwa Bernard. Buriya n'umuntu ubona wakenyeye hano, n'uwambaye ikoti none, yewe n'umushumba mukuru azi, nubwo hano hari abashumba b'inshuti zanjye, ariko nje muri ubu bukwe. Kandi nubwo Imana n'amaso mutayibona, Imana nayo ubu munsi hano mu Gako yaje ije muri ubu bukwe. Haleluya. Rero ibi byerekana ko burya uretse ko Imana yaguhaye Kristo akagucungura, ariko iranagukunda cyane kugeza ku rwego yaguha n'umuntu wayo. Niyo mpamvu Dawidi avuga muri Zaburi ya 8, aravuga ngo ariko umuntu ni iki kumwibuka, umwana w'umuntu ni iki kumugenderera. Asoza avuga ngo ibyo bintu byose byerekana kugira neza. Bernard rero, niba hari iminsi izakwibutsa kugira neza kw'Imana, uyu nguyu uzaba wa mbere. Claudine, niba hari umunsi uzakwibutsa ko Imana igukunda, ushaka kuzagera mu bihe ubona nta bindi bintu bihari, ariko ujye uvuga ngo ariko hari umunsi abantu bose bateranye, bakameramani bose baraza, abantu bose barandeba, kandi byose Imana bitewe n'urukundo. Nuko uru rukundo Imana igukunda, mbere kuba ari wicaye hano, ntugire ngo nuko uri umuhungu mwiza, uri umuhungu mwiza, umukobwa mwiza, ariko nureba mu maso y'abantu baraha, urabonamo n'abandi beza bakiri gusenga. Urabonamo n'abandi batunze ariko bakiri gusenga. Urabonamo abahungu batabuze inkwano ariko bakiri gusenga. Urabonamo abakobwa batabuze uburanga ariko bakiri gusenga. Maze uyu munsi uvuge ngo Imana yongeye kunyuza kugira neza imbere yanjye, impa favor, impa ubuntu bwayo bwinshi, impa igikundiro cyayo cyinshi, nk'icyo yahaye Esteri umunsi umwe, maze baramureba baramubenguka. Uyu ni umunsi wo kukubwira ngo Imana iragukunda. Cya gatatu, ni umunsi Imana yakuzanye ngo iguhe impano. Urugo ni impano y'Imana.
that's a gift. Bernard, umugore ni impano y'Imana. Godi, umugabo ni impano y'Imana. Na niyo mpamvu uyu ni umunsi ukwiye gutangira ubundi buzima bwo gushimira Imana. Gushimira Imana ko uyu munsi Imana ishyize iherezo ku minsi yanyu y'uruzerero. Iminsi yanyu y'uruzerero, iminsi yanyu ejo nzamera nte, iminsi yo kwibaza ngo amaherezo yanjye ni ayahe, kwibaza ngo buriya ninde. Rodine na Bernard, uyu ni umunsi Imana ishyize iherezo ku minsi yanyu y'uruzerero. Kaba iguhaye impano, iguhaye urugo, iguhaye umuryango, iguhaye izina, iguhaye kwitwa izina rizaba inkomoko y'andi mazina. Na niyo mpamvu uyu munsi ukwiye kuba umunsi wo gutangira ubundi buzima bwo gushimira Imana. Kandi Rodine, igihe cyose uzagira mu maso ya Bernard, ujye ushimira Imana nawe umushimire, kuko binyuze muri we Imana iguhaye identite, iguhaye izina. Bernard, nta wundi muntu wawe kuzatuma witwa umugabo, ariko ujye utuma ushimira buri gihe Rodine, kuko mu bahungu bose bari hano uyu munsi Rodine agiye kuguha izina. Agiye kuguha izina utagura amafaranga, utakigira, utasengera. Agiye kuguha izina, agiye kukwimura, akuvane mu cyiciro cy'ingaragu, agiye kukwimura, aguhagurutse mu bagabo. Nibavuga abagabo, uhaguruke utitaye ku biro byawe. Nibavanga abantu b'abagabo nibahaguruke, babone urahagurutse, utitaye ku mateka, utitaye ku biro, witaye gusa ko hari umunsi Rodine yavuye iwabo, Imana imuzanye ngo Imana imukoreshe guhindura amateka yawe. Haleluya. Ariko ndasoza nongera kubabwira kandi ko ni umunsi Imana ibahaye akazi n'inshingano. Kubaka urugo, kubaka umuryango ni uguhabwa inshingano, ni uguhabwa akazi, ni ugutangira kubaho utabayeho ku bwawe gusa, ni ugutangira kugenda, ni ugutangira kujya mu kazi ugiye guhaha, atari ugiye kwihahira, ugiye guhahira abandi. Ni ugutangira kujya uryama ukabyuka umunaniro utarashira bitewe n'uko utekereje ko hari abandi bantu wahawe. Uyu munsi Bernard, Imana iguhaye Rodine, kandi muri Rodine izaguha n'abandi. Ubuhari by'Imana igiye gukora kuko ikubakiye urugo, iguhaye umuryango, ikuvanye mu ruzerero. Rero ni ukwakira inshingano. Ariko inshingano ndayivugamo ibintu bibiri gusa kugira ngo dusenge. Cyambere ni inshingano ko Imana ishaka kubaka umuryango ngo ibone ahantu izajya ihimbarizwa, ibone aho ubwiza bwayo buba. Na niyo mpamvu kugira ngo urugo rwanyu ruzabe urugo rwiza, muharanire ko mu rugo rwanyu hazaba ubwiza bw'Imana. Mwagize umugisha mukurira mu nzu y'Imana, mubana n'abashumba, mwagize umugisha murasengerwa, mwabonye ibyiza byo mu rusengero. Hari n'ibyo Imana yagiye isezeranya ababyeyi banyu n'imiryango yanyu bitabaye ibibageraho ku buryo buri direct, ariko bizaza mu buzima bwanyu n'abana banyu, kuko mwagize umugisha wo kuba mu nzu yayo. Ariko muzaharanire icyatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ku bwanyu mu rugo rwanyu, kuko aba bantu bose bari hano ntabwo bazanywe n'izindi mbaraga zose, bazanywe n'urukundo Imana ibakunda. Namwe muzaharanire igihe cyose ko mu rugo rwanyu Imana ihaba, ihakorera, ihavugira. Niyo soko y'ibyiza, niyo soko y'ubuzima, niyo soko yo kubaho kwa none ndetse n'ukwejo hazaza. Kandi abantu bose babanye na Kristo mu ngo zabo ntabwo bajya bakorwa n'isoni. Icya kabiri nuko Imana ibaha inshingano. Ubu ibyifuzo byose Rodine yasengeye, Bernard, ibyifuzo byose Rodine yasengeye, Imana yateguye ko ibisubizo byabyo ibinyuza muri wowe. Niba Rodine yarasenze wumva ashaka kugubwa neza, ashaka amahoro, ashaka guseka, niba yarasenze asaba Imana ati Imana uzashoboze ngo ukorere ubu Rodine kugira ngo akorere Imana, Bernard haryo muri yakorare
umva Rodi, kugira ngo Bernard akomeze aririmbe akorera Imana biri muri wowe. Na niyo mpamvu ukwiye kumva ko Imana imuguhaye kugira ngo umufashe agubwe neza, aba amahoro, agire ubuzima. Imuguhaye kugira ngo umuteze intambwe. Na niyo mpamvu hari ibintu bitandatu mvuga mu magambo yihuse bisaba kugira ngo uyu muryango wanyu ukomeze umuryango mwiza. Ibintu bitandatu mvuga ni amagambo yoroshye gufata mu Cyongereza. Ijambo rya mbere ni P esheshatu cyangwa zirindwi. Inyuguti za P kubifata biroroshye. Ijambo rya mbere ni ijambo bita presence cyangwa se presence. Ubwo ni iki mu Kinyarwanda? Bega ni ukubona umwanya. Umva Rodine na Bernard, kugira ngo urugo rubemo ibyiza n'umunezero nuko ushaka umwanya warwo. Urugo si ibintu, urugo si ahantu, urugo ni ukuntu, uburyo mubaho. Na niyo mpamvu urugo rwabamo ibintu byinshi rugasenyuka kuko mutaruhaye umwanya. Ni byiza ko umugabo n'umugore, no muri iyi si yihuta cyane irimo akazi kenshi, ibintu byose nta mwanya biguha w'urugo. Nta n'umukoresha uzapfa kuguha umwanya w'urugo, yewe n'ubucuruzi bwawe ntibuzaguha umwanya w'urugo. Ariko ibintu byose nibiguhaga nta mbaraga ugifite, bizakohereza mu rugo. Ibintu byose n'abakoresha bawe bose nibabona utagishoboye akazi, wananiwe, bazakohereza he? Rodine na Bernard, namwe mwese mubatse ngo mugomba gushaka umwanya w'urugo. P ya kabiri ni ijambo bita provision. Provision ni uguharanira gushaka. Umva Bernard, ni byiza kwibaza ngo ariko niki Rodine akeneye mu mutima we, niki akeneye. Rodi, kwibaza ngo ariko ubu niki nakorera Bernard akanezerwa, niki namuha. Provision ni gute naziba icyuho kiri mu buzima bwe. Ijambo rya gatatu ni promotion. Umugabo mwiza, umugore mwiza ntabwo ari umuntu utuma umuntu asanze akura nk'isabune, impano ze zishira ziyonga, ahubwo akwiye kuzana added value, kuba uri inyongera agaciro. Niba Rodine ari umukobwa mwiza usa neza, Bernard biharanira akomeza ase neza. Niba umugabo wawe mwarakundanye muri korali bamuha gutera indirimbo, mu rusengero bamuha kubwiriza, nimumara n'imyaka 5 ntawe uramuha kubwiriza, uzamenye ko wajuje kumusenya. Niba mwarabanye n'umugore wawe ari umuhimbyi wa korali, uyu munsi wetse no guhimbira ko akaba atakigeramo, umenye ko ntabwo Imana yamuguhaye ngo umusenye, uri kumusenya. Kuko umugore nuko aharanira icyatuma uw'Imana yamuhaye uba impamvu yo kumwubaka, kongera. Niba mubanye afite amashuri 6 yisumbuye, shaka icyatuma mu myaka 6 iri imbere azaba afite kaminuza. Shaka icyo wongera mu buzima bwe. Iyo ni bita promotion. Ese umugore wawe cyangwa umugabo wawe wamukoreye promotion cyangwa wamukoreye demotion? Uze kuganira nawe nimugoroba, ariko nawe wibaza atari ku mugore Imana yampaye, umugabo Imana yampaye Bernard, inshingano guhaye Rodine, buri mwaka ujye wibaza ngo promotion namuhaye ni iyi. Sibyo Rodine? Bivuga ati Bernard rero ngomba guharanira igituma abona iki? Promotion. Ngeze ku ya kangahe? Ya kane ni protection, ni ukumurinda, ni protection. Muri iyi si hari ibintu byinshi bishaka kumusenya no kumwangiza, ariko Bernard ujye urinda buri gihe Rodine ujye umurinda. Umva nkubwire, nunasanga yananiwe yaguye hasi, nunasanga yagiye mu mafute no mu makosa, ujye umufata ikiganza umubwire ngo nubwo wagiye mu makosa ariko ngenda gukunda. That's a protection. Ya gatanu ni prayers, no kumusengera. Bernard, ujye ubyuka usengere Rodine. Ujye ugira gutyo usengere Bernard. Nubona hari n'ibintu bimugoye atanashoboye, ujye ubisengera, kuko ibyo adashoboye Imana irabishoboye. Bernard,
nujya ubona ibintu byose Rodine akeneye utabishobora, ujye ubisengera yumva, nubisengera yumva umusengera, azajya amenya ko ibyo utaramuha nawe utabifite, ukiri kubisaba Imana. Kumusengera, gusengerana. Iya gatandatu ni preaching, ni ukumuganiriza ijambo ry'Imana. Muzaharanire ko iri jambo riba mu rugo rwanyu. Iya karindwi ni prophecy, ni ukumuhanurira. Buriya Bernard, uhereye uyu munsi tukugize umuhanuzi w'urugo rwawe. Rodine, ntuzategereza abandi bagore baza kuguhanurira iby'urugo rwawe. Nuzajya ubona Bernard byamucanze, ujye umubwira ati atumva nkubwira icyo Imana ivuze. Ati vuze iki? Ati giye kukugira neza. Mwari muzi ko Imana amagambo meza twatura Imana yakoreramo. Na niyo mpamvu rero ntukarindire ko haza undi muhanuzi mu rugo rwawe, jya uba uwa mbere uruhanurire. Iyo utaruhanurira abandi baza kurusenyesha ubuhanuzi. Rodine, ntugakundire abandi bantu bahanurira umugabo wawe kurenza uko umuhanurira. Bernard, ujye uzirikana kumuhanurira kandi ni ukwatura imigambi y'Imana. Iby'Imana yibwira ni ibyiza, ni iby'amahoro, ni iby'umugisha. Nuzajya umwaturira, yewe ushobora gusanga uyu munsi ahangayikijwe nuko ntaho kuba mugira, ariko ujye uvuga ngo Imana iribwira ibiki. Mbwira ati rero nubwo ntanze tugiye ko Imana iribwira ibyiza, na etaje uzayubaka. Kubera iki? Imana irabishoboye. Nitanabikora none izabikora ikindi gihe. Nitubaka na etaje izazana kadastre. Nitanayizana mu isi izaguha ikitabashwa mu ijuru. Ariko ibyo byose bikwiye kuba amagambo watura avuga ibyiza k'uwo mwashakanye. Ndashaka gusoreza aha. Pawulo yandikira Abefeso avuga uburyo abashakanye bakwiye kubana. Yababwiye kuko uyu munsi mugiye gushyingirwa, ariko nyuma yo gushyingirwa murajya kubana. Na niyo mpamvu Pawulo yandikira Abefeso abagira inama uburyo bakwiye kubana mu bice bitanu, aho ku murongo 22 kugeza kuri 33 ashimangira cyane amagambo abiri: urukundo, gukundana. Bernard na Rodine, mujye muhora mushaka icyatuma urukundo rwanyu rwiyongera. Salomo yaravuze avuga ngo ndi umukunzi wanjye nawe ni uwanjye, kandi urukundo rwa agira gute? Ararungaragariza. Bernard, jya uharanira amagambo, ibyo uvuga, impano umuha, ibyo ukora. Gukunda ni buri munsi, ntabwo gukunda ari amateka. Gukunda ni ibyo ukora buri munsi. Kuganduka, kumvikana, kuganira. Ariko ari muri iki gice avuga irindi jambo ngiye gusorezaho. Aravuga ngo kandi Yesu azishyira itorero rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa iminkanyari. Bernard, impamvu Imana iguhaye Rodine ni umukobwa mwiza ariko si marayika. Uzamusangana inenge, uzasanga gifite ibizinga n'iminkanyari. Bernard nawe ni umusore mwiza wakuriye umuryango w'abakozi b'Imana, ariko ndabizi ko hari ibizinga byinshi agifite. Cyakora Rodine, ni wowe Imana yahaye isabune iguha n'amavuta, kuko Imana ikuzanye mu buzima bwa Bernard kugira ngo igukoreshe n'ibizinga byose agifite bishire mu buzima bwe, maze umunsi umwe uzamumurikire Kristo, Kristo azamumurikira data kandi azagushima. Niyo mpamvu mu byo ukwiye kwiyemeza uyu munsi, ukwiye kwiyemeza ko unaba umupatina uwo mufatanije na Bernard, kugendana urugendo rwo mu buryo bw'umwuka kandi rugamije kuba abantu, kuba umugeni wa Kristo, kuzamurikirwa Kristo. Kubera ko ubuzima bwose turi hano muri iyi si n'ubu bukwe bwa none, navuze ko Bernard Imana isoje iminsi y'uruzerero, ariko ibi ni ikimenyetso cyerekana ko natwe tukiri mu isi turacyari mu ruzerero. Bashumba, tukiri mu isi turacyari mu ruzerero, ariko tuzagera mu ijuru iminsi y'uruzerero yose irangire. Bernard na Rodine rero mukwiye gufatanya kugira ngo buri wese ahinduke impamvu yo gutuma mugenzi we aba umugeni wa Kristo. Kandi Bernard, muri wowe harimo amavuta, harimo isabune, harimo icyatuma ibizinga byose, intege nke zose za Rodine zishira. Nubona yarakaye cyane,
intege nkeze nizo zikugira umugabo udasanzwe we. Umva Rodi, umunsi uzabona Bernard akavuga ati none se uyu mugabo bampinduriye, uzabona ibizinga bye. Ubu ngubu hari ibyo amaze iminsi aguhisha, ariko umunsi uzabona ibizinga bye uzamenye ngo iki nicyo kimpindura umugore uri unique udasanzwe wa Bernard, maze ushaka isabune muri wowe, ushaka amavuta muri wowe yo kumufasha kugira ngo Bernard ahinduke umugeni mwiza wa Kristo, kandi uko uzabiharanira umwami Yesu azagufasha. Na niyo mpamvu mu ijambo twasomye ryasoje rivuga ngo ijambo akaramata kubana by'iteka ryose ni ukubana mu byose, ni ukubana mu byiza no mu bibi, ni ukubana mu byo ducamo byose. Uyu munsi rero Rodine na Bernard kuvuga ngo yego ni uko mugiye kwiyemeza kubana iteka ryose. Igihe cyose twifuza ibyiza gusa, ariko turi muri ubu buzima n'ingorane zijya ziza. Turi muri ubu buzima hari igihe duhura n'ibyo tutashakaga. Na niyo mpamvu Rodine na Bernard uyu munsi kuvuga yego kwawe gukwiye kuba wiyemeje ngo iyi mpano Imana impaye ndamwakiriye, kandi niyemeje kuzabana nawe ubuzima bwose. Yesu aganira n'abafarisayo muri Mariko ibice 10, mu bice 10 bamubajije ati se biremewe ko umugabo n'umugore batandukana, bakora ijambo ryo gusenda divorce, umwe akajya kwishakira undi? Muri icyo gice Yesu arababaza ngo Mose yabandiye iki, yababwiye iki? Baramubwira ati Mose yatwemereye ko wakandika urwandiko rwo kumusenda ukajya kwishakira undi, urwandiko rwa divorce. Yesu arababwira ngo impamvu Mose yabyemeye ngo ni iyihe mpamvu? Nuko imitima yanyu yari inangiye, mu yandi magambo nuko mwari mwarananiranye. Bernard na Rodine turabifuriza ko muzabana neza, ntimuzananirane. Yesu aravuga ngo ariko uhereye mu itangiro ryo kurema Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo babane akaramata. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina ngo abane umugore nuko Imana iteranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bernard, uyu munsi turi hano nk'abahamya, turi hano nk'abantu baje kubahesha umugisha, turi hano nk'abantu bahagararanye na Kristo kubera ko Imana niyo muhuza wanyu, kugira ngo namwe mwiyemeze ko urugendo mugiye kugenda ari urugendo muzagendana ibihe byose, ubuzima bwanyu bwose. Niyo mpamvu shaka ko mwicara murebana, ndashaka ko mwicara murebana, kuko uyu munsi ni umunsi wanyu. Kandi mpamvu ushatse ko mwicara murebana, ndabasengera kugira ngo we Bernard urebe Rodine bitari none gusa, umurebe imyaka myinshi iri imbere, 20, 40, 80 no kurenza. Ndetse Rodine nawe murebe mu buzima bwanyu bwose, maze uganire n'amarangamutima yawe n'umutima nama wawe kugira ngo ubwire ngo uyu munsi ndashaka kwakira impano Imana impaye mu buzima bwanjye, kandi ndiyemeza kuzagendana n'Imana, kuzagendana nawe. Ndiyemeza kuzaba mwiza, kuzaba umwizerwa. Ndiyemeza kuzajyana na Kristo kugira ngo wowe ntuzagende wenyine, ahubwo umunsi umwe Kristo azagushyikirize data nk'umugeni wa Kristo. Na niyo mpamvu nifuza ko murebana kugira ngo yego yawe uyu munsi ntibe yego yawe igarukira hano, ahubwo umenye ngo ni yego y'ubuzima bwanyu bwose, bw'ibyo muzanyuramo byose. Turabifuriza umugisha, turabifuriza guhirwa, turabifuriza kujya mwumva ijwi ry'Imana, kujya muhishurirwa Kristo. Kandi nk'uko nabivuze, kuba muri hano uyu munsi ni ikimenyetso gikomeye cyerekana urukundo Imana ibakunda. Niyo mpamvu shaka kubabaza niba mwumva uyu munsi mukomeza guhamya ko mwiyemeje kubana ubuzima bwanyu bwose
mu byo muzanyuramo byose, mugakomeza kubana nk'umugabo n'umugore kandi muharanira icyazatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mu buzima bwanyu no mu rugo rwanyu ndetse n'abazabakomokaho. Muri buhaguruke mufatane ikiganza maze mwegere aho imbere kugira ngo twumve amasezerano yanyu. Imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Mwiseneza Bernard ko wemeye kubana n'uyu w'amahirwe Rodine ngakubera umugore mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemera, urambura ikiganza cyawe cy'iburyo uduhamirize kubyemeye. Yego, ndabyemera. Imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe w'amahirwe Rodine ko wemeye kubana n'uyu Mwiseneza Bernard ngakubera umugabo mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemeye, urambura ikiganza cyawe cy'iburyo uduhamirize kubyemeye. Ndabyemera. Ubwo bamaze kubyemera bombi, reka ushyize hasi mikrofone dusabe Rodine ahindukirire Bernard Mwiseneza, abanza mutwikurure, twereke uburanga bwe, babone gukomeza babihamisha indahiro bagiye kurahira. Baririmbyi mube muririmba. Murakoze cyane kubashimira. Ka twakire Bernard rahire indahiro ijyanye n'amasezerano y'uyu munsi. Urambura ikiganza cy'iburyo. Ngiye Mwiseneza Bernard sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kubana n'uyu w'amahirwe Rodine ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero. Nzamukunda, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana. Nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mu byago cyangwa tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Mu byago cyangwa umunezero, nzakomeza kuba inyangamugayo, nzakomeza kuba umwizerwa uteshutse ku nshingano zanjye. Sinzifuza abandi bagore. Tuzabana akaramata kugeza ubwo
Murakoze cyane. Twakire n'indahiro y'Uwamahirwe Rodine. Rambura ikiganza cy'iburyo. Nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kubana n'uyu wese neza kubera umugabo dushyingiranwa mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye tutarwaye, tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye, sinzifuza abandi bagabo, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabimfashemo. Murakoze cyane. Iyi ndahiro bamaze kurahira bagiye kwihamisha kwambikana impeta. Reka twongere dukomere Imana amashyi tumushimire kuri iyi ndahiro. Ngiye kubasaba izi mpeta babanze bazishyire hejuru baziberekeye mwese kugira ngo tuziheshe umugisha kandi tubabwire impamvu yazo. Reka dushimire Imana ku bwabo. Izi mpeta bagiye kwambikana nk'uko mubibona ntabwo zigira itandukaniro. Niyo mpamvu kwambikana impeta kwabo uyu munsi ni uko biyemeje kubana akaramata, kandi impeta ni ikimenyetso cyerekana uhawe ubutware mu byawe. Uyu munsi kuba bagiye kwambikana impeta ni uko buri wese yeguriye mugenzi we, kandi impeta uyambika uwo ukunda washatse ukamubona. Uyu munsi ko bagiye kwambikana impeta ni uguhamya buri wese ko abonye uwo yashakaga. Itorero ADEPR impeta tuyikoresha nk'ikimenyetso cyo guhamya ko umuntu yashyingiwe mu buryo bwemewe n'itorero. Uyu munsi rero ko bagiye kwambikana impeta ni uguhamya ko bavuye mu basiribateri, babaye umugabo n'umugore bubatse urugo. Niyo mpamvu kuva bakimara kuzambara bazajya bazambara ahantu hose kugira ngo bahamirize abandi ko bashyingiwe n'itorero. Ngiye gusaba rero mwise neza yambike impeta, yambike impeta umugeni we w'amahirwe. Parinaza amufashe. Iyo Mwiseneza Bernard nkwambitse impeta y'urukundo ngusezeranyije ko mweguriye ibyanjye byose bihamije mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Murakoze cyane. Kamarine nawe azafashe uw'amahirwe, nawe yambike impeta Mwiseneza. Uwamahirwe Rodine mwambitse iyi mpeta y'urukundo, nsezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose bihamije mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Imana ishimwe cyane. Bakomeje guhamya mu ndahiro yabo ngo Imana izabimfashemo, kandi Bernard na Rodine Kristo mwizeye azakomeza kugendana namwe. Amaze imyaka agendana natwe, twaramubonye ntiyadukoresha isoni. Abashumba bari aha rero bagiye kuza kugira ngo dufatanye kubasengera, tubasabire umugisha kubw'indahiro murahiye, kubw'iyi ntambwe, kubw'aya mahitamo, kubw'urugendo mutangiye, kandi Yesu Kristo niwe soko y'umugisha. Bihute baze. Paul yaranditse aravuga ngo ndashimira Imana Data ari so Umwami wacu Yesu Kristo
abwira abafeso aravuga ngo niwe se w'imigisha yose, kandi iyo migisha yishyize muri Kristo Yesu. Natwe tugiye kubasengera. Ibyo abantu batatanga mu Mana Data birahari, ibyo abantu batashobora Imana yo ishobora byose. Ni umutunzi wa byose, muri yo harimo byose, harimo kubaho kw'iteka ryose. Muri cyubahiro duha uyu mwanya, turashaka kubasaba namwe kugira ngo mujye ejuru muhaguruke. Abashumba bandi muri burambura ibiganza, turi busabe nabwo Pasiteri Komi kugira ngo adufashe mu kutuyobora mu masengesho. Reka mu cyubahiro cy'umushumba mukuru aba ari gutuyobora muri uyu muhango. Urumva Mana yacu nziza, uri mwiza ibihe byose, kandi uhera mu itangiriro ukageza mu iherezo. Tugushimiye kubw'aba bana bacu Rodine na Bernard uhuje uyu munsi, bapfukamye hano bamaze kurahira indahiro yo ko bemeye kubana nk'umugabo n'umugore, bemeye umuhamagaro bahamagaye, wemeye ko ubahuza, kandi biri mu mugambi wawe. Niyo mpamvu twese turaha tugushimiye nk'itorero, nk'imiryango, tugushimiye nk'abashumba. Natwe uyu mwanya turambaye ibiganza tubahesha umugisha wawe, umugisha uha abubatsi ngo, umugisha w'ubumwe, umugisha w'urukundo, umugisha w'ubusabane, kugira ngo uhereye none ntihakabe Bernard ubwe, ntihabe Rodine ubwe, ahubwo buri wese ahinduke urugendo rwa mugenzi we, buri wese ahinduke impamvu yo kunezerwa kwa mugenzi we, buri wese ahinduke impamvu mugenzi we akomeza urugendo. Nibyo tubasengeye kugira ngo ujye ubumva mu masengesho yabo, ujye ubahira, ujye ubafasha, ujye ubayobora, ujye ubashyigikira, ujye ubaha ibyiza. Turabasengeye ngo ubuzuze amahoro n'umunezero. Dusengeye urugo rwabo ngo ruzaba urugo rw'umugisha, uzabahe kubyara, uzabahe guheka, uzabahe kurera, kubona abavuye mu mbuto zo mu nda yabo bazaba umugisha. Turasenga ngo bahindukire umugisha itorewe n'igihugu ndetse n'amahanga yose. Ubarinde umubu, ubarinde ikibi, ujye ubakingurira imiryango mu buzima bwabo, kandi icyo bagerageje gukora cyose bajye bahirwa. Ibi biganza turambuye nk'abashumba ni ibiganza byo kubahesha umugisha, kuko mu mugisha utanga uzanira ubukire uwuhawe, ntiwongeraho n'umubabaro. Oh haleluya, oh ushimwe, ushimwe, ushimwe. Kora ku maso yabo ahweze, abone imigambi yawe mu buzima bwabo, kugira ngo ntibagende bonyine, ntibagende biyumva ukwabo, ahubwo bajye bakubona buri gihe, babone ibyiza ubibwiraho. Kandi nibagera ahantu hatari abantu ho zaba uhari, nibagera mu nzira bajye bumva ijwi ryawe ribabwira inzira nziza, nibagera ahantu babuze icyo gukora bajye bumva ijwi ryawe ribabwira icyo bakora. Mwami Yesu Kristo, imiryango yose y'ibyiza ikinguke cy'ubwabo, ngo batungishe nabo bahe gutungisha abandi. Yesu ushimwe kuzuza ibigega byabo, kuzabahaza uburame, kuzabahaza ubuzima, kuzabaha guhirwa, kandi ikirenze byose kuko uri isoko y'urukundo. Ujye ubaha urukundo rudashira mu buzima bwabo, ujye ubaha urukundo rwiyongera, rwunguka iminsi yose. Turagushimiye ko ubikoze, turagushimiye ko uhereye none ububakiye, kandi ubahindukire umusingi w'urugo rwabo, ubahe n'amatafari bazarwubakisha, ubahe ibikenewe byose, ukingure imiryango yose ubuzuze. Aho bari bafite ibyuho mu buzima bwabo, ngwino uhuzure, kugira ngo buri wese abone ibyiza. Iteraniro ryose tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kubw'ibyo ukoze no kubw'ibyo uremye, kandi tugukomeye amashyi kubwa byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye urakoze, amen, amen. Yesu abahe umugisha. Abashumba bakore mu biganza, babahe felicitation, basabire umugisha.
Nge Pasiteri Isayi Ndayizeye kubw'ububasha mpabwa n'Imana n'ububasha mpabwa n'itorero rya Pantekote ry'u Rwanda, itorero ADEPR, uhereye none nemeje ko Mwiseneza Bernard abaye umugabo w'amahirwe Rodine, kandi w'amahirwe Rodine abaye umugore wa Mwiseneza Bernard. Nuko icyo Imana iteranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bikoze mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Bana bacu Bernard na Rodine, Uwiteka abaye umugabo wo guhamya ibyo gushyingirwa kwanyu. Uwiteka abahe umugisha kandi abarinde. Uwiteka bamurikishirize mu maso heza bagire neza, kandi Uwiteka ajye araba neza abaha amahoro. Amen. Kandi mwebwe ubwanyu mwembi umwuka, umubiri n'ubugingo bikomeze birindwe kugira ngo bitaza guhona umugayo. Imana yabahamagaye, Imana itangije urugo rwanyu, Imana yabarinze n'Imana yo kwizerwa, izakomeza kubana namwe. Nanjye nk'umushumba mukuru basabiye umugisha kugira ngo mujye muhirwa, ibitekerezo byanyu bihirwe, kugira ngo ibyo muzakora byo muzirikiza amaboko byose muzabone ibyiza. Tubahesha umugisha imbuto z'umundo yanyu kugira ngo muzabyare, muzabone abana, kandi namwe ikindi gihe muzaye mu birori mu gitaramo nk'iki mwaje gushyingira abana banyu. Imana izabahe kurama, izabahe kurambana, izabahe urukundo rudashira. Aho muzagera hose, haba mu Rwanda no mu kindi gihugu, muzahirwe, muzabone ibyiza, mubonere ihirwe mu muryango, mubonere ihirwe mu itorero, mubonere ihirwe mu gihugu. Amen. Birashoboka ko aho mwanyuze, abo mwahuye nabo, birashoboka ko warabatuyeho ikibi cyangwa se akabaturaho umuvumo, ariko uyu munsi nk'umushumba mukuru duhagaze mu rusengero rw'Imana yacu, byose tubikuje amaraso ya Yesu, twatuyeho umugisha w'Imana kugira ngo mujye mubona ibyiza, kandi abo muzasabira umugisha bazawubone. Ibyo byose tubibasabiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusoza tubaha icyangombwa cyemeza ko bashyingiwe mu itorero, kandi mureke tubashimire cyane. Niyo mpamvu mu gihe tubaha iki cyangombwa dushaka gusaba abagabo n'abagore bose bubatse ngo bahaguruke kugira ngo abantu tubakire, kuko uyu munsi turabimuye, tubavanye mu baseribateri. Murambure ibiganza abagabo n'abagore mubatse ngo mwese, kugira ngo duhe Bwana Bernard na Madame Rodine ikaze muri minisiteri y'abubatsi ngo uva uyu munsi Bernard niba azajya bahamagara abagabo ntukajye ukererwa, Rodine bahamagara abagore ntukajye ukererwa, kuko Imana ikugiriye neza, iguhaye umugisha, ikubakiye umuryango. Iki ni ikibihamya, ni certificat y'uko uyu munsi mwashyingiwe.